Turabaramukije kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Katubanze twiragiza Imana. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimye kuri uyu munsi mwiza waremye. Mwami Imana y'icyubahiro, turagushimye kuko uduhaye aya mahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Turagushima ko iryo jambo rije kutwubaka no kudukiza, ndetse ngo no kuduhana ibiragwa n'abera bose. Uwiteka Mana yacu, imitima yacu irafunguye. Turakirana iryo jambo Mwami ibyishimo no guca bugufi, tugushimira umurimo waryo mu buzima bwacu ndetse n'umurimo w'Umwuka wera. Urakoze Mwami Imana, dusenze mu izina rya Yesu. Amen. Inyigisho yacu ya none rero iravuga ngo Kristo umucyo wacu. Turasoma muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 4, haravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. No muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 12, Yesu yaravuze ati nige mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Nanone muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 5 yaravuze ati nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Uwo ari we wese kubaho adafite Kristo ni ukubaho mu mwijima w'icuraburindi, ni ukubura ibyiringiro gukomeye, ni ukuba mu rujijo no kubura ubwiza. Umucyo urasobanura, umucyo ugaragaza icyerekezo, ugaragaza ubwiza kandi ukamurika. Nta nubwo wakwimenya wowe ubwawe hanze ya Kristo. Mu mucyo we gusa niho uhishurirwa ikikuranga n'uwuri we nyakuri. Bibiliya ivuga ko muri we harimo isoko y'ubuzima. Mu mucyo we niho tubonera umucyo. Ibyo tubibona muri Zaburi 36 umurongo wa 9. Nukoresha imico yo mu isi kugira ngo usobanure ubuzima bwawe, uragowe, kuko nta kabuza ibyo uzabona ari ibitari byo. Ariko muri we, mu mucyo we, ubona ubwiza bw'Imana. Ubona ko uhebuje kandi ko wuzuye ubwiza. Umucyo we ukwereka uwo uri we, ibyo ufite n'ubushobozi bwawe muri Kristo. Ukwereka ko ufite ukomeye kuruta abandi utuye muri wowe. Niyo mpamvu n'umwanditsi wa Zaburi yavuze muri Zaburi 119 ku murongo wa 115 ati ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Kristo numwe n'ijambo. Kristo numwe n'ijambo rye. Uretse kukwereka ibigutatse n'imigisha yawe muri Kristo, ijambo rinakuyobora mu bushake butunganye rwose bw'Imana ku buzima bwawe, riguha n'ubwenge bwo kubusohoza. Binyuze mu ijambo ryayo, wakira kuyoborwa ku bintu byihariye bijyanye n'ubuzima bwawe, ku murimo ukorera Imana, ku kazi kawe ukora n'ibindi, ndetse n'intambwe zihariye ugomba gutera kugira ngo ugere ku ntego zawe. Bibiliya ivuga ko Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Gira imyumvire y'ibi biruseho, uzakorana guhishurirwa n'ubumenyi bukomeye kurushaho. Ugendere mu gutunganirwa, mu magara mazima, mu gutera imbere mu mahoro n'imbaraga igihe cyose. Reka twature aya magambo. Uravuga uti nta gushidikanya n'urujijo biri mu nzira yanjye, kubera ko Kristo ari umucyo wanjye, ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye. Ndagendera mu bushake butunganye rwose bw'Imana ku buzima bwanjye, kandi ndabusohoza. Nashyizwe mu nzira yo gukomera no guhebuza iteka ryose. Mu izina rya Yesu. Amen. Burya ikintu cyose gifata ibara bitewe n'urumuri cyangwa n'umucyo ubimuritseho. Urugero, ufashe nk'itara rya move, itara cyangwa ry'ubururu tuvuge, ukamurika ku mwenda w'umweru, ugira ngo uwo mwenda ni ubururu. Ibyo nibyo twiga uyu munsi, ngo wowe ubuzima bwawe uburebera mu wuhe mucyo. Nuburebera mu mucyo isi itanga, uzabeshwa. Ubuzima bwawe uzabubona ko ari ubuzima bugowe, uzabubona ko ari ubuzima budafite icyo bumaze, uzabubona ko ari ubuzima bubi. Nyamara Yesu mu mucyo we atwereka iyindi sura, kandi iyo ngiyo niyo twebwe nyakuri, kuko niwe waturemye. Byaba byiza rero turebesheje umucyo we kugira ngo twisobanukirwe, tumenye uwo turi we.
kandi umucyo we ni ijambo rye. Bivuze ko niba ushaka kumenya uwo uri we nyakuri ugomba kwiga ijambo ry'Imana. Niba ushaka kumenya intambwe nyakuri wakagombye gutera ugomba kwiga ijambo ry'Imana kandi ukarigenderaho. Muri Zaburi 119 ku murongo 130 haravuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Guhishurirwa ijambo ry'Imana ngo bizana umucyo, ngo bigahana umuswa ubwenge. Ibi ngibi biratubwira yuko ijambo ry'Imana rishobora kuguha ubwenge igihe cyose ubukeneye, ubwenge ku bintu byose kandi bijyanye n'ubuzima bwawe. Muri Yesaya igice cya 2 ku murongo wa 5 naho haravuga ngo mwanzu ya Yakobo mwe nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Icyo nicyo duhamagarirwa uyu munsi, ngo tuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Yesu ubwe yaravuze ngo nkuko twabisomye ngo unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato. Niba rero uri mu mwijima mu buzima bwawe, niba utabona imbere, niba ufite ibibazo ukabona ibibazo bidafite ibisubizo, byo no mwijima, igisubizo ni iki ngiki nicyo Yesu yaduhaye, ngo unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Mwizere yuko afite ubwo bushobozi bwo kuzana umucyo mu buzima bwawe uko byaba bimeze kose. Kandi ngo umucyo we ubwo iyo uje ngo umwijima ntago ushobora kuwihanganira. Ntago byigeze bibaho ko umwijima unesha umucyo. Tumira Yesu rero mu buzima bwawe aze kandi ugenderere mu ijambo rye, usome ijambo rye rikubesheho rikumurikire. Umwijima ntago uzamwihanganira, ntago umwijima uzihanganira uwo mucyo we mu buzima bwawe. Turizera yuko Yesu ari we mwami w'ubuzima bwawe, kandi niba utaramugira umwami w'ubuzima bwawe biroroshye nuko umutumira akaza mu mutima wawe. Hanyuma ikindi nuko uga ijambo ry'Imana buri munsi, buri gihe akaba ari ryo rikubeshaho kandi ukaridika mu mutima wawe, ku buryo ikintu cyose uhura nacyo ijambo ry'Imana ryo ribanza riza mbere rikaganza icyo ngicyo. Iryo ngiryo niryo rizirukana umwijima, iryo niryo rizakubera umucyo, kandi iryo niryo rizakubera ubutsinzi. Ariko niba utarifite mu mutima wawe, niba nta jambo ubitse muri wowe, aho ngaho uzatsindwa kubera ko uzabura umucyo nyakuri wo kukumurikira. Niba utaragira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, turagutumira kugira ngo uvuge isengesho kandi urivuge rikuvuye ku mutima, nawe araza ture mu buzima bwawe guha ubuzima bushya. Vuga uti mwami Imana, nizeye n'umutima wanjye wose Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nizeye ko yampfiriye kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Nizeye ko ubu ari muzima, natuje akanwa kanjye ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye uhereye none, binyuze muri we kandi kubw'izina rye mfite ubuzima buhoraho, mvutse bushya. Urakoze Mana kubwo gukiza ubugingo bwanjye, ubu mbaye umwana w'Imana. Haleluya. Niba umaze kuvuga iryo sengesho, umenye neza yuko Imana ikumvise kandi uko ubivuze ari nako bikubereye. Ubaye umwana w'Imana, ubaye ikiremwa gishya, byashize bya kera birashize kandi ubu byose bihindutse bishya, kandi ibibaye bishya byose birimo umucyo w'Imana. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibaha umugisha.